nitwa Revera Pasteur Karemera James, tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Ikaze mwese hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Tumaze iminsi tubiganira tubivuga ku bitangazamakuru hirya no hino ko dukeneye gutanga amakuru y'aho Imana yaduhamagaye kuri uno musozi wa Kidudu. Twabivugaga turi i Kigali, turi kuri social media zitandukanye hirya no hino, ariko noneho uno munsi wa none twigereye aho nkorera ibikorwa by'ivugabutumwa ariko birimo n'iterambere ry'abaturage. Aha rero turi ni ku musozi wa Kidudu, ni ahantu hitwa Kidudu. Iyo wumvishije n'izina rya Kidudu wumva yuko hari amateka ahari runaka wenda tutari busubireho uno munsi wa none, ariko reka mbanze nse nuvuga yuko ni mu ntara y'Iburasirazuba, uvuye mu murwa mukuru w'u Rwanda kugera hano mu karere ka Kayonza, uratambuka ukagera mu murenge wa Rwinkwavu. Umurenge wa Rwinkwavu rero ni umwe mu mirenge ikora kuri Pariki Nationale y'Akagera, Parike y'igihugu y'Akagera y'Iburasirazuba, ihana imbibi n'igihugu cya Tanzania. Hano rero turi ni hejuru mu musozi w'inkwavu, ibisa naho iri hasi aho umurenge uri cyangwa se umujyi centre ya Rwinkwavu, ibise naho iri hasi. Uvuye i Kigali kugera hano ni mu birometero 109 hafi. Hanyuma rero iyo uzamutse hari kaburimbo ikomeza ijya kuri pariki. Iyo ugeze hasi ahantu hitwa mu Mukoyoyo, uterera umusozi ukiri muri kaburimbo, wagera hejuru hari ahantu hari icyapa cya kariyeri, hitwa kuri kariyeri. Kariyeri ni umucanga cyangwa se ibitaka bakunda gukoresha umuhanda. Haba hari n'amakamyo hazamuka, hari umuhanda munini udatunganye utameze neza, ariko urumva amakamyo acaho n'iki, niho uterera uwo musozi. Aho ngaho rero bageze mu kagari ka Mukoyoyo. Akagari ka Mukoyoyo nako ni akagari kanini n'ubundi gakora ku wundi murenge wa Kabare muri aka karere ka Rwinkwavu, n'ubundi mu karere ka Kayonza. Ku rundi ruhande n'ubundi ugakora ku murenge wa Murama, aka kagari ka Mukoyoyo. Ubwo rero iyo wamaze guterera ku gasozi kandi uvuye muri kaburimbi, uba winjiye mu mudugudu wa Rebero. Muri Rebero aho rero uhinguka mu isantere yitwa Kidudu, ariyo ni nkaho ari wo mujyi wacu, ariyo santere yacu niyo santere yacu yahangaha. Rero ni naho hitiriwe iri zina. Reka dusabe umunyamakuru wenda ari buze kugenda dufasha. Ubu tuzamutse muri hangana, urumva n'abatoya n'abakuru nabo baba barimo. Kamera wenda ari buze kudufasha nitugera hariya hepfo ku muhanda. Ni umuhanda w'igitaka nawo mwiza, ni ahantu hari amabuye menshi. Uyu musozi usa naho ugizwe n'amabuye menshi. Na hano ngire ngo kamera wenda iri bugende itwereka, nawo ni umugisha kuko aya mabuye yaradufashije mu buryo bw'inyubako. Ntago dusabwa amabuye, abaturage barayarandura bakubakisha. Rero icyo navugaga, uyu muhanda uratambika iyo urenze santere ya Kidudu neza, n'ubundi ukiri kuri umusozi wa Kidudu ugenda uca ni umudugudu wubatse uko umuhanda ugiye kuza ukagera hano kuri aka gasozi k'amahoro, aho Imana yadutuje kandi itugiriye neza. Aha rero niho twashyize igikorwa cy'urusengero. Nyuma yo gusenga no gusaba Imana ubuntu bwayo kugira ngo ishyigikire umuhamagaro wacu, twarasenze rero Imana idufungurira inzira, tugura kuri iki gice cyo haruguru y'umuhanda, ariko no hepfo y'umuhanda naho hari igice gisigayeho. Iyi kateye yose twarayisengeye. Aha niho twararaga dusenga dusaba Imana kugira ngo idufashe tugitangira iki gikorwa cyo kubaka urusengero. Nk'uko murubona ni igikorwa remezo kinini, ni urusengero runini cyane,
rwakira abantu hagati ya 700 na 500. Ubushize ngira ngo ku giterane giheruka urabona ko uru rusengero ni igikorwa kinini cyane mu by'ukuri. Aho rugeze aha ngaha ni urusengero rusengerwamo, nk'uko nari mbabwiye ko duheruka kugira igiterane mpuzamatorero cyangwa se mpuzamahanga, kuko cyari kirimo Abatanzaniya kiyobowe n'Abanyamerika, cyakiriye abantu bagera muri 600 kandi ubona rutuzuye kuko twajyanye n'ubushobozi bw'intebe bwari buhari. Ariko mu by'ukuri ni urusengero rushobora kwakira hagati y'abantu 700 na 500 nk'uko nari nabivuze. Ni igikorwa rero kitari gitoya. Twagihaye ubwiherero imiryango 6, ngira ngo nk'uko leta yacu ibitugiramo inama. Harimo icyumba kimwe cy'abafite ubumuga kirimo gitunganywa, ngira ngo uri buhagere urebe hanyuma hakaba n'ubwogero. Ibyo byose rero ni ibikorwa twari duteganyije gukora, ariko dushaka no ku ruhande hano hari ahantu twashije, twamaze gushyiraho fondasiyo y'amabuye dukeneye kugira ngo tuzamureho inzu, tuvuge wenda inzu ya biro, kuko buri gikorwa cyose kigiraho abantu bicara, nimba ari biro, nimba ari aho abantu bashobora kuganirira. Urabona nk'abakirisitu tugira aho batugira inama abandi, aho dusengera, kuko urusengero aba ari urw'iteraniro kenshi cyangwa se ihuriro ry'amatsinda. Ariko uko wakira umuntu n'iki n'abashyitsi, tugira biro aho tubakirira. Niyo mpamvu dushaka gushyiraho inzu, uri buhagere wenda naho uharebe. Turacyasenga Imana kugira ngo tugire ubushobozi. Mu by'ukuri kuba iyo nzu itari yahagera si uko turabanibwe, ahubwo ubushobozi buracyari buke, ariko nitugira ubushobozi, kuko izaba ari inzu iriho biro, ifite umuryango wa biro ya pasiteri, ifite aho twakirira abakristo. Kuko tubisobanuye muri make, wenda ndi bubigereho, tugira uburyo bwo kugira inama imiryango ku bijyanye n'umuco, nk'uko ikiganiro cyacu ku bazadukurikira, ikiganiro kivuga ngo umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Mu by'ukuri nta muco nta muryango, nta muco. Ni ukuvuga ngo icyo cyumba rero nacyo kirateganyijwe, tukagiraho icyumba cyo twise ngo ni icy'umwana w'umukobwa. Urakoze. Nk'uko ngira ngo twari haruguru tubereka, bazabikurikira, hari ikibuga cy'umupira w'amaguru hano muri uyu musozi. Noneho rero hano ni hepfo y'urusengero ku muhanda nahoze mbabwira, ni uyu nguyu ujya mu murenge wa Murama. Ni ukuvuga ngo ni umuhanda nabwo uhuza umurenge n'uwundi, nawo ntabwo ari mutoya nubwo udakoze neza. Iyo misozi yo hakurya imwe ni Kabare, muri uwo murenge wundi twavugaga. Hanyuma rero hano impamvu nari nkeneye ko dukoresha iyi view, iki gice cyo hepfo uko ako gashyamba kameze, no hepfo y'akariya gashuri, wenda ndi buvugeho n'aka gashuri, ni agashuri k'abaturage bishyizeho ka ICD kigirwamo abana b'incuke. Ntabwo uyu munsi bari bahari, ariko dufite amavideo yabo menshi, baba barimo kwiga, yaba bakina. Aha rero niho duteganya gukorera ibikorwa by'amashuri, kuko hano tuhafite ibikorwa 3 by'ingenzi. Hari icyiciro cy'amashuri y'incuke, hakaba icyiciro cy'amashuri y'imyuga, hakaba n'icyiciro cy'amashuri y'iyobokamana. Ubwo rero ibikorwa haruguru aho nahoze mbereka kuri iki gice cyo haruguru y'urusengero, muri biriya bihuru byose, niho dushaka kwagura kugira ngo hazajye ibikorwa by'amashuri y'iyobokamana, kuko iyi ni santere isa naho ihuje. Ngira ngo tugende ku giterane nakoze hano, byampaye ibyiringiro by'uko santere ya hano nimara kubaho ihugura abashumba, abakozi b'Imana n'abandi banyamuhamagaro, izafasha iyi mirenge uko ari 4 ikikije hano. Hari n'undi murenge ntari navuze, ariko niho dushaka gushyira imbaraga. Rero urumva hari igikorwa cya santere yivugabutumwa, kizaba kigizwe n'amashuri, kigizwe n'amacumbi y'abakobwa n'abahungu, kizakorerwa hano haruguru. Noneho hakaba igice cya 2 cy'amashuri y'incuke n'abanza,
hano hepfo. Hanyuma guheza ririya shyamba turasenga Imana kugira ngo Imana iduhe ubushobozi bwo kuba twagera kuri ibyo bikorwa, tukazashyiraho amashuri ya tekinike y'imyuga, kuko iki gice cyose nk'uko abakristo bahoze babivuga ni ahantu hatari amashuri ari hafi, ari hagati y'ibirometero 8 na 5, wenda nubwo ntanashidikanya kuko ni mu birometero 7, ni mu yindi mirenge, ntabwo ari muri uyu murenge wa Rwinkwavu, kuko urebye ku mashuri ari muri uyu murenge wa Rwinkwavu ni hepfo muri centre ya Rwinkwavu, ni muri birometero 5 na 7, ahandi ho biranarenga. Noneho kuko kuri iyi mirenge yindi isa naho ariho hafasha abana mu buryo bwo kumanuka cyangwa se no gutura kw'abantu, niho bakunda kujya. So rero nitugira ubushobozi bwo kubona aya mashuri ya hano, cyane cyane nubwo twatubonye ay'incuke n'ay'imyuga, nayo ni ingenzi kuko hari abana benshi, hari urubyiruko usanga bibereye hano, hari ubuhinzi bw'imyumbati, barimo batonora imyumbati, ariko mu by'ukuri yize umwuga nibwo byamufasha kugera ku iterambere kuruta kwirirwa muri iyo myumbati batonora cyangwa se bajya kwinika. Usanga bisa naho byabatwariye ubuzima umwanya munini, ariko nuko nyine icyo gikorwa kidahari. Kimwe rero niyo santere y'amahugurwa y'abapasiteri zabagizwe n'amacumbi. Ubu rero aho nahoze mbabwira, guhera aho urusengero rurangirira gutambika hirya, niho dushaka gukoresha ibyo by'amabiro n'ibyumba, hanyuma tukongeraho ikindi cyumba cy'abadamu. Igihe cyo materaniro tubona ko atari byiza iyo umuntu w'umubyeyi yicaye mu materaniro akuraho ibere yonsa umwana, ariko niyo mpamvu twateganyije ko nihabaho icyumba cy'abakobwa hazabaho n'icyumba cy'ababyeyi, aho umubyeyi ashobora kugenda agahindurira umwana ku myambaro wenda yayanduje, akamwonsa, akaba yasubira mu materaniro, bigafasha yuko n'amateraniro atagira uko ahungabana. So rero ni umushinga mugari urimo imbogamizi nk'eshatu, nazo navugaho wenda ari nazo nsorezaho. Imbogamizi ya mbere, ntabwo turashobora kugura ubu butaka bwose nk'uko tubwifuza, kuko nibura mu butaka bwose buzakorerwaho dufite nka 2/3, urumva haracyabura ubutaka bunini. Haruguru aho twahoze hari ahantu hari amasaka, umurima uhura n'ikibuga, twifuza kuwukuramo, turimo turabisengera kugira ngo n'undi wese wakorwaho, wagira umuhamagaro nk'uku, wakumva afite uburyo bwo gufasha, yaba ari umukristo, yaba ari umuturage usanzwe, yaba ari umunyagihugu cyacu cy'u Rwanda, ko barahari benshi bitangiye umurimo, bashyigikira, badufasha tukabona uburyo tubona amashuri ya hano, uburyo tubona ibikorwa byindi, amasare y'imyidagaduro, kwidagaduriramo, dufite n'ikibuga n'ibindi bikorwa by'iterambere. Rero ndavuga ngo buri wese uri bubone iki kiganiro, uzabona iki kiganiro, ntabwo tuvuze byinshi kuko hari amadokumentari twagiye dukora mu gihe cy'ibiterane no gutangiza iyi nyubako. Murabona ko tutarayikorera amasuku, turiwe tuyirimwe imbere mu kanya mu kindi gikorwa cyo kuganiriza abakristo baje ku muganda, tunasoza umuganda. Hari iby'amarange n'iki, wenda hari aho tubigejeje, ariko mu byo nasaba, urumva dufite ikibazo cy'ubutaka budahagije, dufite ikibazo cyo kuba tutarabona abadufinansa kugira ngo tubone aya mashuri n'ibi bikorwa byindi, ariko kwizera Imana, kuba hari ibikorwa bitatu bifatika nk'ibi ngibi nabyo turabishimira Imana, twizeye ko n'ibindi bizaboneka. Hari n'abari bukorweho, hari abari bukorweho, ibyo ari byo byose. Hari aho mbarizwa, hari ama-email, hari telefoni zanjye, hari n'uwagera kuri uyu musozi nawe akabasura nk'uko hari abandi bagiye bahazamuka. So rero turacyasenga, buri wese adufashe gusenga kugira ngo uyu musozi tuwufashe. Hariho ibintu bitatu bigoranye. Ikintu cya mbere gisa naho kigoranye cyane ni amazi. Ngira ngo turabizi ko ariyo agize igice kinini cy'ubuzima bw'umuntu mu buzima busanzwe. Rero nabyo turabisengera kugira ngo tubone uburyo ki twabona umugiraneza, umuterankunga wadushyigikira cyangwa se watera inkunga. Ni igice kinini, haratuwe, nubwo bigaragara ko ari nk'imirima, ariko abantu bagiye batuye uko umuhanda ugenda, haratuwe, hamaze no guturwa cyane, hari abantu barimo kuhimukira. Hanyuma tukagira ikindi kibazo cy'umuriro. Umuriro ugiye uko kaburimbo igiye, ariko uburyo bwo kuzamura hano nabyo turimo turabisengera Imana, twegera n'ibigo bibishinzwe n'ibindi bigo nterankunga bishobora
kudutera inkunga kugira ngo umuriro tuzamure hano. Hageze igikorwa nk'iki cy'iterambere, igikorwa mu byo kuri remezo, nta nuko cyatandukana n'ayo mazi ndetse n'uwo muriro. Rero reka dukomeze dusenge, turacyarimo gusenga kandi twegera n'abandi, ntabwo twicaye. Na n'iyi filime cyangwa se iyi video iri bugere henshi, kandi ni filime yivugira, mwagiye mubibona. Urabona hano ni ahantu h'amabuye, dukeneye gutunganya iyi mbuga, ni amafaranga kugira ngo habe ubwinyagamburiro bwa jaride nk'uko tubisabwa n'igihugu cyacu mu iterambere ryacyo n'uburyo bw'isuku. So rero reka mbasabire umugisha, hanyuma mbasaba n'ubundi kugira uburyo bwo gufasha. Hari abaturage ntago bishoboye, cyane cyane wenda n'ibyo by'amazi nabyo bibasubiza inyuma, bariho mu buzima busanzwe nk'abandi banyarwanda, ariko habayeho uburyo bwo kubona nk'ababoroza bakabaha amatungo, urabona ni umusozi w'amabuye, bakabona iyo fumbire. Imana yabaha umugisha. Reka nsoreze aha ngaha, hanyuma tuzongera guhura ku kindi cyiciro. Imana ibahereze umugisha, hanyuma kandi bashoboze kuba namwe mwahamagarwa nk'uko nahamagawe kuri uyu musozi. Siho mvuka, nturuka i Kigali, nababwiye ko ari ibirometero birenga 100 kugera hano, ariko ni n'ahantu hagendeka kuko hari kaburimbo. Imana ibahereze umugisha. Murakoze. Nitwa Reverend Pasteur Karemera James, tugira ikiganiro umuco n'umuryango byo shingiro ryo kumenya Imana. Hayi ikaze mwese hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda.